iyo umugabo agutereta cyangwa se umusore atarakurya cyangwa se ataramuha igitobo, umva sheri akwirukaho hahandi akubona kanati nkonda, kubera iki aragushaka narakunda akasa nabi yarakongotse ameze nabi, kubera iki kubera guhangayikira igitobo ngo kijya cyica umuntu, kwa bane barebye ngo cyica umuntu koko babivuze ukuri nyine tu kiyakwangiza. Nawe reba imbaraga ukoresha, reba kurangiza inshuro zirenga 12 ku munsi, ni uwa mbere amuri 3 wa kabiri 3 wa gatatu 3 wa kane 3. Ibaze rero ni ikibazo gikomeye cyane kuba yagira, ariko nyine ntago ari bose, ariko akenshi abagabo niko bateye kandi suko ari ikindi kintu kibi kibarimo, suko ari mbese ari imico nyine mibi y'uburara n'iki, ahubwo niko bameze. Abenshi bagiye baba biterwa n'imisemburo yabo, ugasanga bafite imisemburo iri hejuru ihora ishyuka nyine yifuza y'amararira, ibintu nk'ibyo. Ariyo mpamvu uzasanga nyine akunda abo bakobwa cyane, akunda igitsina gore, kandi ni ku bagabo bose, ari abubatse ari abagize ute, ariko buriya ku muntu wubatse ntibiba ari ngombwa satata n'uwo ari we wese utarubaka. Burya mbere yuko tuzajya tujya gushaka, mbere yuko uvuga ati njyewe mfashe icyemezo ngiye gushinga urugo, banza urutekerezeho kandi nawe ubanze witekerezeho, ubanze umenye ko gushinga urugo atari imikino, atari gupfa kwitora ngo uvuge ngo ngiye gushinga urugo. Niba uri umusore, rya iminsi y'ubusore bwawe ishiri, uyirya wumve ko uyihaze, nurangiza uvuga ati hello guys, hello friend, mumeze mute? Nizere ko ibintu ari amahoro nkuko bisanzwe. Ni Queen ku Mombe Steve, ndabasuje cyane shana rimba kumbe n'ukuri kwivana, ngewe uranjyana nabakumbura rimwe na rimwe. Mumeze neza kanisubize abashuti banjye bari hirya no hino, nisubize abashuti banjye bari mu Burundi, nisubize babashuti banjye bankunda, babandi nyine mbona bansuhuza mwese ndabasuje cyane, mwongera kubashimira kandi bayikaze mu kiganiro cyacu cy'uyu munsi. Ntibagiye abantu babashaka ko tubagira inama, nukuri tugomba kuzajya tukizibagira, namwe mubaza ibibazo tubereye kubasubiza, ubundi ibintu bikamera neza. Ikaze mu kiganiro cyacu cy'uyu munsi. Mombe Steve murabizi ko haba dushya twinshi, haba ibintu byiza, haba inama zungura ibitekerezo byacu, haba ibintu nyine byinshi tu, hahandi uzubaka urugo rwawe neza, hahandi wiga kurongora urugo neza, hahandi mbese uba umuntu inararistweye mu bikorwa mpuzabitsina. Nongeye kugusuhuza kandi cyane ngushimira ngo nikaza mu kiganiro cyacu cy'uyu munsi. Uyu munsi rero tugiye kuganira ku kiganiro cyerekeye ngo irari ry'abagabo, cyangwa se uburyo abagabo bahora n'irari. Turabizi gukora imibonano mpuzabitsina ntibijya bishira, ntibijya binarangira, ariko rimwe na rimwe hari abantu tubishyiramo agakabyo nk'abantu b'abagabo. Burya akenshi bavuga ko imibonano mpuzabitsina n'ubundi ibikeneye mu buzima bwa buri munsi. Abantu benshi turabikora, nta muntu utabikora, ari umukobwa utarashaka, ari umusore utarashaka, ari uwashatse, ari abashakanye, bose barabikora pe. Ariko rimwe na rimwe hari abandi bantu, hari abantu ari ibitsina bitajya byihangana. Rero noneho uyu munsi tugiye kurebera hamwe irari ry'abagabo. Ese ni iki kibitera? Ese niyo mpamvu bahora n'irari? Uzasanga umugabo niyo ari kugenda mu muhanda akabona nk'umukobwa yambariye akamini, uzi ko arakebuka, noneho byamwanga no mu nda agahagarara. Ibaze agakebuka cyangwa agahagarara, ku buryo noneho uzacunga. Ushaka kuba uri muri bisi, ukaba uri kumwe n'abakobwa bagenzi bawe, mukarenda mugira ahantu mutaravugana,
ariko iyo uri kumwe n'igitsina kindi cy'umugabo usanga gucokoza biteye ugiye iki yaravuga uburyo isa neza kandi muhuriye muri bisi mbese bahorana ikintu mbese abakobwa ni nka rukuruzi ku bagabo niko nabivuga ahari ushobora kuba iyo mpamvu nyine bahora amaso yabo ahoranira n'umubiri wabo mbese n'umutima wabo njye niko njya mbivuga kuko uzasanga kenshi ushobora kuba mfite ikibazo nkabwira umuntu w'umugabo nkamubwira ati wambara ukaba amafaranga naye yumva atitaye ngo ni nayo ari buriki agahita yama noneho kandi mugenzi we ashaka kubimubwira nabikore niyo mpamvu rero tuvuga ko bakunda abakobwa cyane noneho ikindi kintu kiba gisekeje ashobora kuba ari umugabo wubatse ufite urugo rwiza afite umugore mwiza pe handi ureba umugabo ukavuga ati wa mugabo washatse umugore mwiza wa mugabo rwose ufite umunyamahirwe ufite umugore mwiza ibintu nk'ibyo akaba no mu rugo yewe nta nkomyi irimo nta kibazo kirimo bakundana bajya inama ibintu bimeze neza nta kibazo ugasanga yewe no mu buriri bararyoshye benyeye nta ujya ubishya ikintu mbese ugasanga ni urugo rwubakitse neza ariko wa mugabo ryararirye rigahora rimutembamo hahandi n'ubundi amara kurongora umugore we yagera muri salo yabona umukozi atambutse agahita atekereza kuba yamurongora ibaze kuba rero warongoye umugore wawe ugahita utekereza kurongora n'umukozi atari uko ufite ikibazo cy'umushyuho atari ikindi kibazo ufite ahubwo ari cya kibazo akabahuriyeho kandi n'abagabo bose tudakuyemo n'umwe n'abagabo bose ko bahora bifuza buri gitsina icyo ari cyo cyose kandi bavuga ngo ibitsina birasa ngo wese ko bisanga bagiye gushaka iki nyine buri mugore mushyashya uzacunge y'umugabo agutereta cyangwa se umusore atarakurya cyangwa se ataramuha igitobo umva sheri akwirukaho hahandi akubona akanata inkonda kubera iki aragushaka narakunda akagusohokana akagurugurira buri kimwe akagukorera buri kimwe mbese akagutwikira ariko nta kindi kintu agambiriye mbese nta yindi target afite ari ukugira ngo akubone n'impamvu uzasanga yakubonye nshutange nta nyine arakujugunya kubera iki yaguhaza agiye gushaka abandi bakobwa agiye gushaka undi muntu mushyashya mu buzima bwe si uko abakwanze nyine ni kwa kuntu bateye kutajya gushira bahora bifuza none se niba kuko umugore niba umugabo arongora umugore akifuza umukozi urumva biba bihuriye ko nyine aba ari kwa kuntu bateye deja yava no kuri uwo mukozi si bibaye bibiri yajya no mu kazi yabona n'umuntu bakorana akumva aramwifuje ugasa umugabo ashobora kuva ku kazi niba yagiye ku kazi mu gitondo akaza kugera mu rugo amaze kurongora ubwoko bubiri bw'abakobwa ugasanga mbese ni ibintu by'uruhurirane ushaka kwibaza afite ikihe kibazo nawe ubwo aricara akavuga ati ubundi ufite ikihe kibazo turemye gute nyine niko baremye ntiwamenya ukuntu muri bo amaraso yabo ukuntu ameze ntibajya bahaga igitsina gore uzasanga kenshi umugabo ufite umugore w'icyitegererezo avuga ati njyewe mfite umugore mwiza rwose ariko noneho numubonana n'umukobwa bavanye muri roje umva agahinda karakwishe ariko akagore cyangwa se akagakobwa kari cipo hasi y'umugore we mbese atatera ikirenge mu cy'umugore wiwe nyine niyo mpamvu bahorana irari ryinshi ntibajye bahaga igitsina gore mbese bahora bararakiye niyo mpamvu bavuga ko umugabo ashobora gushaka n'abagore 10 kandi akabarunguka n'abatunga nta yindi mpamvu nuko nyine aba bifite irari ringana gutyo usaca akenshi ni ukuri biba bisekeje gusa hari abantu bagira iyo ngeso ikarije
akumva ko ashaka kubona buri mukobwa mushyashya, ukabona nk'umuhungu aracyari umusore ntarashaka yewe nta mugore yigeze, ariko ugasanga akunda igitsina kurenza umugabo washatse. Ukabona niba aba muri ghetto sibyo, ukabona aragize ku munsi yinjize nk'abakobwa 3, n'ejo yinjije abandi. Ibyo bizinu uzabibona akenshi ku basore yari muri weekend. Umwe atega moto ataha, undi afata indaza, umwe agera ku marembo ari gutaha, undi nawe yuriye moto ari kuza, kandi bose baje ahantu hamwe, baje gukorerwa ikintu kimwe, bose abari buze kubarongora. Ireba rero ukuntu umusore ashaka kurya abakobwa 4 ku munsi kandi batandukanye. Suko aba afite n'umushyuko. None se bo ni urugero, niba wenda ngiye kuri ngiye gusura akanjya amatura 3, undi mukobwa akamurya amatura 3, undi mukobwa akamurya amatura 3, nyine tuniryara naryo ridafite icyo rigezaho. Kuko burya niyo umuntu agira abikora cyane cyangwa se arongora cyane, uzisanga kenshi yarananutse, usanga aranasa nabi, usange mbese nta sura nziza afite, yarasa nabi, yarakongotse, yameze nabi. Kubera iki? Kubera guhangayikira igitabo ngo kijya cyica umuntu. Kwa bane barebye ngo cyishe umuntu koko babivuze ukuri. Nyine kiyakwangiza. Nawe reba imbaraga ukoresha, reba kurangiza inshuro zirenga 12 ku munsi. Niyo uwa mbere amuri 3, wa kabiri 3, wa gatatu 3, wa kane 3. Ibaze rero ni ikibazo gikomeye cyane kuba yagira. Ariko nyine ntago ari bose, ariko akenshi abagabo niko bateye, kandi suko ari ikindi kintu kibi kibarimo, suko ari mbese ari imico nyine mibi y'uburara n'iki, ahubwo niko bameze. Abenshi bagiye baba biterwa n'imisemburo yabo, ugasanga bafite imisemburo iri hejuru, ihora ishyuko nyine yifuza y'amararira, ibintu nk'ibyo. Ariyo mpamvu uzasanga nyine akunda abo bakobwa cyane, akunda igitsina gore. Kandi ni ku bagabo bose, ari abubatse, ari abagize ute, ariko buriya ku muntu wubatse ntibiba ari ngombwa cyatata n'uwo ari we wese utarubaka. Burya mbere yuko tuzajya tujya gushaka, mbere yuko uvuga ati ngewe mfashe icyemezo ngiye gushinga urugo, banza urutekerezeho, kandi nawe ubanze witekerezeho. Ubanze umenye ko gushinga urugo atari imikino, atari gupfa kwitora ngo uvuge ngo ngiye gushinga urugo. Niba uri umusore, rya iminsi y'ubusore bwawe ishiri, uyirya wumve ko uyihaze, nurangiza uvuga ati ngiye gushaka. Ntago uzumva ko ibyo utakoze mu busore bwawe ugomba kubikora warashatse. No, urya isi uyihage, winezeza mu byo winezezamo, ubundi ubone kujya gushaka. Kuko urugo ntago ari ikintu dupfa kwirukira ngo nshinze urugo, ariko none se ko n'undi umugore wanjye atabizi ko nkora ibi, ngo nshaka nkore bino. Ntago ibyo binaba ari sawa mani. Niba uvuze ati ngewe ndacyari umusore, yego umusore enjoyinga n'abandi nyine ni byiza, nurangiza ubundi ushatse ufite umugore, va muri iyo mico, wigirira ari wikifuza, wabikoze mu musore bwawe. Niyo mpamvu burya kubikora mu musore bwawe ari sawa. Hanyuma n'undi musore utarashaka nawe, icyambere muri iyi minsi, yaba indaya, yaba se n'umuntu wicuruza, yaba iki, nta mugore w'ubuntu ukibaho. Waba wicuruza utaba wicuruza uri umukobwa, nta mugore w'ubuntu ukibaho. Uzasanga kenshi buri muntu wese akeneye amafaranga make cyangwa menshi, ariko aba yakeneye. Nurya abakobwa 15 ntacyo uzageraho. Niba uwa mbere aje agatwara ibyo 5, uwa kabiri agafata ibindi, uwa gatatu agafata ibindi, uwa kane agafata ibindi, ari amafaranga menshi abagendera mu muyaga.
kandi n'ubundi ntuba wabikoze ngo unyurwe uvuga ati ngiye kubireka. Uwa mbere araza ukabikora akatwara n'amafaranga, wagarama neza uruhubutse yashize nk'iminota 30 bikoze, ugatekereza uwa kabiri nawe akaza, n'undi nawe akaza, n'undi nawe akaza, kandi abo bose bari kugutwara amafaranga. Niyihe mpamvu se byibura niba utabashije kontrola umubiri wawe ube na manager w'ibyawe? Kuko urugero niba hari ukuntu ushaka kubigenza ukabivamo, niba uwe wicaye ugakavuga ati njyewe ngomba gufata umukobwa umwe, ntago nkubwiye ngo uwo mukobwa ngukundana nawe, birashoboka ko atakundana nawe pe, muzwe n'icyo ngicyo, hagiye nafata umukobwa umwe njye ndi umukobwa umwe, ko ntago yagukonsaba amafaranga menshi. Niba afashe iryo 10 ararifata ari wenyine, agenda igihe azagarukira hazaba sakiniza bararubyaye ikindi. Ariko nufata abakobwa benshi nta kintu uzageraho, habe namba, habe n'ikipfumu. Handi uzasanga umuhungu ye yari afite boutique, abakobwa bagende bayinyunyuze isigare mu munyu n'ibibiriti. Usange hari umuhungu wari ufite inkweto nziza, wambaraga neza, ukeye, ujya mu kazi murakabona kakeye, utangira kuba wagurisha n'iyo myenda n'iyo nkweto kwabuze ibyo kurya, nyine tuwakunze abakobwa barabinyuza muramara. Niyo mpamvu rero ugomba kujya uba manager w'ubuzima bwawe, ukimenya. Wa mugabo we, wa musore we, nawe nukuri mwibwe kubaho nta marari mufite, uko irari ntacyo rigezaho mu buzima uretse kukwangiriza. Wakoze cyane gukurikirana ikiganiro cyacu, turagushimiye cyane kandi turagukunda, tugoye ikaze no mu cyubutaha. Ni Queen ku Mombezi TV, cyo tugusaba no gukora subscribe, share, comment, like, turabakunda cyane. Ciao ciao.